Oh, Divayibu TV, Gasaro TV, Gasaro TV mu batoya, Gasaro TV mu bakuru. Diaspora irakora umuti, irakora umuti. Cyera imyembe mubareke batanga icyo bafite nabo ntako baba batagize ngo bashimishe umwami bakorera. Yego Ntako batawagize bakorera umwami Satani. None se umwami bakora si Satani si usebanye? Satani? Umwami bakora ni Satani. Kuriya mugore mama bitangaza we ko yari yarazimye yaracecetse ubu yavuye irunda aho yagiye gutura mu cyaro aza gukora umunwa noneho yagarusa avuga Imana ikamugarura mu mugi ikamwubaka kumwubaka. Ati buriya nuhimbwa inyama y'iroti nubwo waba uyiguze naguhenze ntuzagire ngo iranyuzwe kuko ubuzima bwayo bushingiye kwigufwa. Noneho yashatse kuba ku buzima bw'aba bantu bushingiye mu gusebanya. Ubuzima bw'aba bantu twahereye hejuru bushingiye mu gusebanya. Wowe simbizi uko bibona gute? Nibyo yavuze iyo commentaire n'ikibati inuhimbwa inyama. Ntugire ngo iranyuzwe iraza guhekenya n'igufwa. Ubwo se ni nkaho yababwiye ataba abantu narabahaye narabaremeye narabahaye. Ariko abantu bari mubajije nabonye comment ati ko abantu duheruka bagusaba imbabazi byaje kugenda bite? Yego yarabahaye abaha imbabazi aranabaremera. Ariko narababwiye ko Mutesi ni igiti kinini abantu bugamamo izuba rikahagarara. Nabwiye ko iyo abantu bahagurutse bavuga Mutesi ibyo kurya by'abana biraboneka. Minirivare zikaboneka. Iyo amaze iminsi batamuvuga cano zabo zirazima. Mese Mutesi niba mwana wanjye mushiki wanjye aba bagabo barakuvuga bakabona amakoti yo kwambara. Abagabo barakuvuga ntuzirirwe ubajyana muri ribu bareke bakuvuge kukuvuga byabaye ubuzima bwabo kandi iyo bari kukuvuga hari udufaranga babona bakarya bakabaho. Kandi Mutesi buke cyagiye wambara inkweto imwe na bya bitenge bigura bibiri ukenye hahandi Imana yarakubwiraga guzina ryawe risagaburira abantu. Nese ko riri kugaburira abantu ukitotomba uritotomba kubera iki? Reka bakuvuge birire nta kundi byagenda. Kandi nanjye icyo gihe twari turi kumwe Mutesi Imana nanjye irambwira ngo abantu bazajya bamvuga bajya. Reka batuvuge rero birire. Nushaka kuvuga ngo bari abantu ntibazakuvuga rwose simbizi nubwo babajyana ahantu bazahava bakuvuga. Nibyo kurya biryoshye Mutesi muri showbiz. None ntekereza ikintu kimwe. Yego Uravuze ngo Mutesi nareke kwitotomba ariko ku ruhande rumwe arakanu kerekana ko wahereyeho ari inzara. Aho ya postinze ikiganiro kimwe cye ivuga ngo narinzi ko Pastor Claude yari kumwe na Pastor Mutesi akabari yafatiwemo amafoto ndayasana. Pastor Juste yikozeho arandika atari ko mana wahaye abantu ibyo kurya koko ko nkwinginzi mbega inzara ivanze n'ubugome ukuntu imera disi. Wanditse undi se Mutesi yafashe ibihumbi 100 akabaremera aba bantu ko bashonje. None so ariko nubundi imbere yigize kubaremera niyongera baremere. Iyo wagaburiye umuntu iyo yashonje nanone arongera akagaruka. Iyo waremeye umuntu nubundi urongera ukamuremera. None kugira ngo uzabeho mu buzima bwo utavugwa se uzahora. None ugomba kuba mu buzima ahubwo bwo kugaburira abantu kuko Mutesi ni umubyeyi ashaka no kubaremera ibiganiro. Najye kurikiranuka aheze kera ibiganiro bitatu. Ibiganiro bitatu Mutesi ahaye kiranuka kuri Ezekiel kuri kiranuka. Ibyo biganiro bitatu bita byishyura inzu bigakemura n'ibibazo kiranuka vuba. Ajye kureba Juste amukubitira ibiganiro bitatu kuri cano yiwe amubwiye ati mwana rero iby'amafaranga muri no misi ntameze neza namvuye kwivuza fata ibiganiro bitatu abanyarwanda babirebe kuko je Mutesi izina ryanjye ryarakomeye ngiye kuguha ibiganiro bitatu views zizamuke cano yongera irebwe uzajya YouTube izakwishyura. Agenda arebe Juste nawe amukubita ibiganiro bitatu
ntazongera agenda arebe Pasiteri Claude ku Ikaze Rwanda amukubita ibiganiro 5 kuko urabizi ntabwo yaha Claude 3 we amuhe 5 kuko Claude ni depande urabizi amukubite 5 kuri The Vibe ho nta biganiro byiwe dushaka kuko umuntu warabizi neza ko uwacu urahagira umukire Mutesi afite amafaranga Mutesi yambara neza Mutesi nta mushihagira Mutesi amafaranga yiwe yasangira n'abantu n'abakene Mutesi umuntu umwanga azagwa ku nzira azagwa ishyanga Mutesi umuntu umwanga azakena Mutesi umuntu umwanga isi zamwanga je nahise muri kwibera ifiti Mutesi ndanakwikundira rata ubwo baraza kubizana ngo nkundana na Mutesi kiruvuze ngo Mutesi ngo n'umustari nibyo ariko hari igihe nawe afite YouTube channel sibyo kuba afite YouTube ashobora kuza kicara abamuvuzeho nawe akabasubiza ariko ubona ko ibyo bintu atabikozwa baravuga bakavuga Mutesi agaceceka nasu ubona biterwa n'iki kandi Mutesi we mushobora gukora ibiganiro amezi 3 mumuvuga akazavuga kimwe akazarekura kimwe mukabona mugeta mubona ko ari the biggest bacipu rero na bacipuste bose bakazi nkuko mushobora gukora ibiganiro bose bamuvuga bagakora ibiganiro byinshi bamuvuga yazakora kimwe kurigira neza kigahita gikuba inshuro 10 bya biganiro byabo byose icyo nicyo bitaro kubaka izina rigakomera yego n'umuntu yubatse izina rero niyisobanura uramutuka rubanda rukagutuka utuka Mutesi abantu bakagutuka ba Mutesi wamusejyana gwa atari ko mubyeyi turakwikundi kandi yatatsatinda rwaye bahita bajya kumuvuza ubwo abantu mutegereje ko Mutesi azakena Imana yambwiye ko atazakena kubera mugana ni the biggest nta muntu ubona ifoto ya Mutesi ari kunywa inzoga nta muntu uzigera ubona ifoto ya Mutesi ari kunywa itabi nta rwego ruzamupima rumusange nk'urumogi nta uzabona ifoto ya Mutesi ari gusambana nta uzabona message ari kuhamagara umuntu ati wandemeye ibihumbi 10 nta muntu uzabona Mutesi yambaye utwenda twamucikiyeho wumvise ndagukora iki Mutesi ni umuntu Imana yabwiye ngo gukuyeho ubukene n'ubutindi n'imandwa si wanyu na karande n'imivumo n'imitongero ndakwejeje ndagutunganije ngusiza amavuta y'igikundiro uzankorera nzabana nawe amen Mutesi azarinda agira imyaka 97 abagabo bakimutereta kuko ni umugore mwiza wasizwe amavuta amen kandi yo wasizwe amavuta bahora bagutereta bakubwira ngo turagukunda wiyuzuza nawe bakwikundisha ubwo sinciye impaka ubwo rusa kuko Mutesi bamuterese impamvu bamutereta nuko ari umugore mwiza nese undi umugore guteretwa nibya ntisi bisanzwe sibyo ufite umuntu bangaye bagutereta kase ndakubajije ndakubaza ushushe mu bya Mutesi bajisha abantu wowe ufite bangaye bagutereta uri umugabo ubundi waguteresize ari umuntu wigeze kuntereta kandi atega igitambaro yes agenda yarihaye Imana egera mikoro mbwire neza mikoro yanjye birimo neza aho bigo twahuye nyine mwahuriye hese areba amaso yanjye icyo gihe nasaga neza niyogoshesha mfite n'amafaranga ntwaye n'imodoka nziza irimo climatiseur turaganira ariko wagendaga mu mamodoka wa mugabo we ibibazo nta modoka ngi na moto oya kera mvuze kera si bya kera nari umugabo mvuze nese umuntu ntabwo uri umugabo kera ibya kera byararangiye n'ubu ngo ariko bizagaruka ngiye kugura igitogotogo ndi kukibajisha ku kibuye oya nyibwirira yewe wari uri muri ya modoka yawe uwo muntu se agutereta niba mubago narakenye ngiye kujya ku kibuye bambariza igitogotogo urakizi ya moto babaza mu giti biroroshye kuva mu mujyi nimanukiye Nyabugogo nese so bizanye ibintu by'ababitega ibitambaro n'injyo bivuze kandi ako nawe wangiza umunyamunwa urakabye kandi no bumbwiye inkuru niba umbwiye inkuru ujye umbwira vabo abantu babanerese mbavuge ko oya tubwira uko byagenze nese umuntu yatereta ute kubera amaso kandi yarihaye Imana rukuntu twaganirire nyine muhuriye hese nereka amaso sharangira ngo wa mwana ngo ufite amaso meza ngo wazakubyaraho umwana ego kwa yagenda
wari wambaye ibi ni umunyamakuru witwa Gasaro wavuze njye se nambaye ibitambaro wavuze ngo wihaye Imana oya ni umunyamakuru witwa nese wihaye Imana bari umuki ndakwiyamye kandi Gasaro kandi wowe yongwe ntugashake kuturusha ubwenge ibyo mfite birahagije bikongeraho ibindi none se uwo muntu wihaye Imana yari inde yari Hajati se yari bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu uzajya unsomera turi kubwiriza komeza tugende aho komeza umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we nawe ubu umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo nimwakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana haleluya haleluya erega tujya tujyana igihe cyo gusenga asante amasengesho dusenga aratumbagira akagera ku Mana yacu ikayasubiza nk'umunsi tuba tubabwiye n'imirongo ya Bibiliya oya none se ko tuba bibamo iby'umwuka mwebwe kuki mutatu bibamo ibyo utangiye gusaba ituro umva unsuriza bimaze dore njyewe sindisabye nk'umupasiteri wemeye usoma umurongo ngo baguhe ituro umva dore Gasaro TV Divayibu TV Gasaro TV Gasaro TV mu batoya Gasaro TV mu bakuru Diaspora irakora umuti wow twakwakiriye Gasaro ariko ubwo microphone yanjye iriho neza bari kukumva neza kameramani wawe muturebere nimba amajwi ngo ni fresh kameramani wawe amajwi ngameze neza yansinyaye umeze ute mukozi w'Imana Aposo Yongwe nakigenda kubera iki nakigenda Yongwe ibintu birakaze ngenda abona ibintu ari wane nakigenda mwana ahantu hava ibiryo haribanye yego ubu nta kigenda kandi maze kurya umuceri Gasaro kurya ibiryo by'umukene ahora bimutura ubu nawe uri kuvuga ngo nakigenda uri kuvuga ngo nakigenda nk'umuntu ushonje kandi nzi ko udashonje ahubwo tureka twatake uyuguze duke naguhaze reka dusoze kugurira ibindi yigira baranyongera hanyuma nabonye amagambo reka mere kuri aya magambo umubyeyi witwa Pastor Mutesi umushumba yapostinze yahabanje apostinga amagambo y'umuntu yamubwiye ati sha ejo numvise ukuntu nta kibazo reka mbavuge Ezekiel n'uwitwa Mabitangaza bakwifatiye ku gahanga maze ndababara pe ngira Uwiteka Imana yawe ngo igire ikigukora ku ruhande rwawe maze baceceke na magambo yarapostinze y'umuntu arangije hasi ati none se bagire bate mukunzi wanjye ko nta na rimwe igiti cy'amahwa kizigera cyera imyembe mubareke batanga icyo bafite nabo ntako baba batagize ngo bashimishe umwami bakorera yego ntako bataba bagize bakorera umwami Satani none se umwami bakorera si Satani si usebanye Satani umwami bakora ni Satani kuriya mugore mama bitangaza ko yari yarazimye yaracecetse ubu yavuye irunda aho yagiye gutura mu cyaro aza gukora umunwa noneho yagarutse avuga Imana ikamugarura mu mujyi ikamwubaka ati buriya nuhimbwa inyama y'iroti nubwo waba uyiguze inaguhenze ntuzagire ngo iranyuzwe kuko ubuzima bwayo bushingiye ku igufwa noneho yashatse kuba ko ubuzima bw'aba bantu bushingiye mu gusebanya ubuzima bw'aba bantu twahereye hejuru bushingiye mu gusebanya wowe simbizi uko ubibona gute nibyo yavuze iyo commentaire n'iki bati nuhimbwa inyama ntugire ngo iranyuzwe iraza guhekenya n'igufwa ubwo se ni nkaho yababwiye ataba abantu narabahaye narabaremeye ariko abantu bari mubajije nabonye comment ati ko abantu duheruka bagusaba imbabazi byaje kugenda bite yego
yarabahaye abaha imbabazi aranabaremera ariko narababwiye ko Mutesi ni igiti kinini abantu bugamamo izuba rikahagarara. Nabwiye ko iyo abantu bahagurutse bavuga Mutesi ibyo kurya by'abana biraboneka, minirivare zikaboneka. Iyo amaze iminsi batamuvuga canu zabo zirazima. Nese Mutesi niba tuma canu z'abantu zirebwa bakamuvuga ibirayi bikaboneka, ibyo kurya bikaboneka, abana bakabona amata, Mutesi wakwihanganye bakajya bakuvuga koko Mutesi. Kukuvuga bigutwaye iki Mutesi? Aba bagabo barakuvuga bakishyura inzu babamo, abagabo barakuvuga abana bakajya mu ishuri bakiga. Mutesi, Pasiteri Mutesi, mwana wanjye, mushiki wanjye. Aba bagabo barakuvuga bakabona amakoti yo kwambara, abagabo barakuvuga ntuzirirwe ubajyana muri ribu, bareke bakuvuge. Kukuvuga byabaye ubuzima bwabo, kandi iyo bari kukuvuga hari udufaranga babona bakarya bakabaho. Kandi Mutesi buke cyagiye wambara inkweto imwe na bya bitenge bigura bibiri ukenya hahandi. Imana yarakubwiraga izina ryawe rizagaburira abantu. Nese ko riri kugaburira abantu ukitotomba, uritotomba kubera iki? Reka bakuvuge birire, nta kundi byagenda. Kandi nanjye icyo gihe twari turi kumwe Mutesi, Imana nanjye irambwira ngo abantu bazajya bamvuga bajya. Reka batuvuge rero birire. Nushaka kuvuga ngo bari abantu ntibazakuvuga rwose simbizi, nubwo babajyana ahantu bazahava bakuvuga. Nibyo kurya biryoshye Mutesi muri showbiz. Umuntu ahora ari icyo kurya kiryoshye ku ibihe byose buriya. Niyemere bajye bamuvuga. Imana yamushyize hejuru kugira ngo bamuvuge. Nta showbiz nimwe izaba mu Rwanda itavuga Bruce Melody, itavuga nde Meddy. Nta showbiz izaba muri iki gihugu itavuga Poso Yongwe, itavuga Mutesi. Nta hari amakuru ashyushye wa mugore wakamejeje witwa Gasaro atazaba hari. Yari kuvuga atuyoberwa niba ari umugore niba ari umukobwa, nanjye mbona mvuga byaranyobeye. Uravuze ngo ndicyo ntutazi uzaba uhari. Ariko nanone ntekereza ikintu kimwe. Yego. Uravuze ngo Mutesi nareke kwitotomba, ariko ku ruhande rumwe arakanu kerekana ko wahereyeho ari inzara. Aho ya postinze ikiganiro kimwe cye ivuga ngo narinzi ko Pastor Claude yari kumwe na Pastor Mutesi akabari yafatiwemo amafoto ndayasana. Pastor Juste yikozeho arandika atari ko mana wahaye abantu ibyo kurya koko ko nkwinginzi, mbega inzara ivanze n'ubugome ukuntu imera disi. Uwanditse ninde? Ndabona ndi cano yego ya wabyanditse ninde? Pastor Mutesi niwe wabyanditse. Niwe wanditse ati mana yanjye wamfashije aba bantu kabona ibyo yego. None se nyine urumva atabasengeye. Undi se Mutesi yafashe 100 akabaremera aba bantu ko bashonje. None so ariko nubundi imbere yigize kubaremera. Niyongera baremera. Iyo wagaburiye umuntu, iyo yashonje nanone arongera akagaruka. Iyo waremeye umuntu nubundi urongera ukamuremera. None kugira ngo uzabeho mu buzima bwo utavugwa se uzahora. None ugomba kuba mu buzima ahubwo bwo kugaburira abantu, kuko Mutesi ni umubyeyi, niyemere kuba mu buzima bwo kugaburira abantu. Hanyuma se reka nkubaze Aposo Yongwe. Duheruka ubushize abaremera nkuko ubivuze, kandi nabo kuri kamera barabitwereka barabigaragaza. Hadaciye kabiri nyine biza gutya. None so ayo mafaranga wayakura he yo guhora abantu ngo mutavuga? Ko nabyo byaba ari ikibazo byaba kuvuga ajya babwira bavuge, ashaka no kubaremera ibiganiro. Najye kuri kiranuka aheze kera ibiganiro bitatu. Ibiganiro bitatu Mutesi ahaye kiranuka kuri Ezekiel kuri kiranuka. Ibyo biganiro bitatu bita byishyura inzu bigakemura n'ibibazo kiranuka vuba. Ajye kureba Just amukubitira ibiganiro bitatu kuri cano yiwe
amubwira ati mwana rero iby'amafaranga muri no misi ntameze neza hano mvuye kwivuza fata ibiganiro bitatu abanyarwanda babirebe kuko nge Mutesi izina ryanjye ryarakomeye ngiye kuguha ibiganiro bitatu views zizamuke cyane uyongera irebwe uzajya YouTube izakwishyura agenda arebe Justin nawe amukubita ibiganiro bitatu ntazongera agenda arebe Pasteur Claude ku Ikaze Rwanda amukubita ibiganiro bitanu kuko urabizi ntabwo ya Claude bitatu we amuhe bitanu kuko Claude ni depande urabizi amukubite bitanu kuri The Vibe ho nta biganiro byiwe dushaka kuko umuntu warabizi neza ko uwacu bahagira ariko nanone nekereza ko ikiganiro igihe umuntu wakigusabye inde birabagwa mwikiranure n'abakiranure none se bakubwiye ko ubwiwe yamaze kubona yuko batamwanga ahubwo ari inzara none se Yongwe gute se leta zose zishaze kabago ni gute twakemura ibibazo by'inzara nawe ni yicare akemura ibibazo ariko ntago bakubwiye ko avugwa kubera atabaho ibiganiro agenda avuga uko yahostinze kuko ntabwo ntuzi ngo z'abari n'abagabo barakora bararya bibeshejeho ahubwo kare akantu yavuze ati ya postinze no guhostinga ubona biterwa n'iki ko iri zina rikomeza kugaruka mugani igihe kinini kuri YouTube nyinshi zigiye zitandukanye rikamera aho ngaho uyu munsi ugasanga niyo hatabarisaga hari igihe ikintu kiba tukavuga umuntu Mutesi ni umukire Mutesi afite amafaranga Mutesi yambara neza Mutesi nta mushihagira Mutesi amafaranga yiwe yasangira n'abantu n'abakene Mutesi umuntu umwanga azagwa ku nzira azagwa ishyanga Mutesi umuntu umwanga azakena Mutesi umuntu umwanga isi zamwanga ye nahise muri kwibera inshuti Mutesi ndanakwikundira rata ubwo baraza kubizana ngo nkundana na Mutesi rata ndakwikundira ese tunikundana turanikundana nzaza no kukwisurira muri ino misi maze ikibyimbye kimeneka nzajya no kwisura Mutesi muri ino misi mushyire n'abana bamusura yego na mama Pasteur Imana ishimwe ariko Yongwe nekereza ko hari ikintu uvuze ngo asangira n'abantu akagira iki ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ukabona ko rimwe na rimwe ku rundi ruhande nijoro nibwo nasomye commentaire ku bitekerezo buretse iyo comment ndayifite aho umuntu yanditse comment ati ariko genda wa mubyeyi we waragowe ubu ibi byose ni ukugira ngo ejo uzaze utange amafaranga kugira ngo udakomeza kuba wavugwaho gusa ntubujije kuba wazatanga andi mafaranga kugira ngo udakorwaho ibiganiro kuko wazakena urumva n'abantu bikundira Mutesi hari abantu bikundira Mutesi rero hari n'abikundira Yongwe nubwo mwavuga amagambo iyo niyambariye kutera imvati Yongwe oye bagashyiraho n'umutima ko bamfite ku mutima hari n'abati gapfe nibatinye kunuka yego tubwire rero abantu ko kugeza kuri izi saha Mutesi arahari izi no problem Mutesi afite umutekano aho atuye Mutesi nta muntu yanduranyaho Mutesi afite abantu bamwikundira kandi Mutesi ni mutoka mbara Imana yamukuye ahantu habi iramuzaba hari ikintu uvuze ngo Mutesi ngo ni umusitari nibyo ariko hari igihe nawe afite YouTube channel sibyo kuba afite YouTube ashobora kuza akicara abamuvuzeho nawe akabasubiza ariko ubona ko ibyo bintu atabikozwa baravuga bakavuga Mutesi agaceceka nasu ubona biterwa n'iki kandi Mutesi we mushobora gukora ibiganiro amezi 3 mumuvuga akazavuga kimwe akazarekura kimwe mukabona mugeta mubona ko ari the biggest bacipu rero na bacipuste bose bakazi nkuko mushobora gukora ibiganiro bose bamuvuga bagakora ibiganiro byinshi bamuvuga yazakora kimwe kurigira neza kigahita gikuba inshuro 10 bya biganiro byabo byose icyo nicyo bitero kubaka izina rigakomera yego n'umuntu yubatse izina rero niyisobanura uramutuka rubanda rukagutuka utuka Mutesi abantu bakagutuka ba Mutesi wamusejyana gwa atari ko mubyeyi turakwikundi kandi yatatse ndarwaye bahita bajya kumuvuza ubwo abantu mutegereje ko Mutesi azakena Imana yambwiye ko atazakena
abantu mutegeze ko yabikubwiye nk'ubuhanuzi Inde. ubwo n'ubuhanuzi uko yabimbwiye se urashaka kugira ngo mbivuge n'ibyabo kandi Gasaro nawe oya uravuze ngo Imana yambwiye Imana yakubwiye aba ari ubuhanuzi kandi ko niba ririya nkuko wanguriye ko mbona izankoraho oya yongwe ese waretse nkakugura inkoko ukahita nkagusubiza inkoko yansubize kuri mama aka kanya ndaguha inkoko nzima hoya ntabwo bishoboka reka nguhe inkoko njyewe se ndagendana inkoko kugira imara iki ibintu ubumbwira ni ko numva usigaye umbwira ibintu nk'umuntu wifatiye oya ahubwo niba dusubize waranguriye rimwe ahubwo nsubiza vuba yongwe Oya, ubivuze nk'umuntu nkuriramo kode ngusubize kuramo kode ngusubize amafaranga yawe telefone yanjye se ishaka iki kandi ushobora kuba warambariye kode ushaka kumfatira amafaranga urabona mixer ya yongwe itari gukora yongwe oya ikintu mvuze kandi koko nimba biba byiza biranashoboka ko wamugani Imana hari byiza imuteganyiriza imbere ariko nanone nanjye hari igihe njya mbona amakontenti ikaza tukamuvugaho twese tumuvugaho pe tumukoraho n'ibiganiro ariko n'igihe mbona ibiganiro bimukorwaho nkibaza ko undi nk'ibi biganiro ubu niho biri gukorwa kubera iki nta muntu uzigera ni ukubera mugana ni the biggest uzigera ubona ifoto ya Mutesi ari kunywa inzoga nta muntu uzigera ubona ifoto ya Mutesi ari kunywa itabi nta rwego ruzamupima rumusange nk'urumogi ntawe uzabona ifoto ya Mutesi ari gusambana nawe uzabona message ari kuhamagara umuntu ati wandemeye 10,000 nta muntu uzabona Mutesi yambaye utwenda twamucikiyeho wumvise ndawukora iki Mutesi ni umuntu Imana yabwiye ngo gukuyeho ubukene n'ubutindi n'imandwa ziwanyu na karande n'imivumo n'imitongero ndakwejeje ndagutunganije ngusiza amavuta y'igikundiro uzankorera nzabana nawe amen Mutesi azarinda agira imyaka 97 abagabo bakimutereta kuko ni umugore mwiza wasizwe amavuta amen kandi iyo wasizwe amavuta bahora bagutereta bakubwira ngo turagukunda wiyuzuza nawe bakwikundisha ubwo sinciye impaka ubwo rero usaka ubwo Mutesi bamuterese impamvu bamutereta nuko ari umugore mwiza nese undi umugore guteretwa n'ibya ntisi bisanzwe sibyo ufite umuntu bangaye bagutereta gase ndakubajije nawe oya ndakubaza ushushe mu bya Mutesi babisobanuye wowe ufite bangaye bagutereta reka ngusubize ufite sana telefone yanjye yuko nta message ari kuramo akira nanakureba wenda hari gihe nabona fiaso nkahita mubwira akira nayiguhaye nje mfite ukuri kumwe nta binyoma mfite ko bandika mu gifaransa se kandi narize icyongereza Gasaro bamutereta mu gifaransa shana yanje wewe uri umunyamujyi uhituzisiba message uhituzisiba kereka mfite akantu kagarura ngereka nkubwire yongwe ngiye kubigusubiza ninyo kuba waba umugore cyo umukobwa akagutereta nta gashya karimo ahubwo wowe niwe wifatiye icyemezo abandi abakunda simbakunda abantu bajya banirita nese we kuri umugabo ubundi waguteresize hari umuntu wigeze kuntereta kandi atega igitambaro yes genda yarihaye Imana egera mikoro mbwire neza mikoro yanjye birimo neza abo bigo twahuye nyine mwahuriye hese areba amaso yanjye icyo gihe nasaga neza niyogoshesha mfite n'amafaranga ntwaye n'imodoka nziza irimo climatiseur turaganira ariko wagendaga mu mamodoka wa mugabo we none se ubundi nahari zose ni izawe siza abakristo twigize gura tukimenye n'umu taxi L niyo nari nati yongwe wineze ibibazo nta modoka ngi nta moto oya kera mvuze kera si bya kera nari umugabo mvuze nese umuntu ntabwo uri umugabo kera ibya kera byararangiye n'ubu ngo ariko bizagaruka ngiye kugura igitogotogo ndi kukibajisha ku kibuye oya nyibwirira yewe wari uri muri ya modoka yawe uwo muntu se agutereta ati mubago narakenye ngiye kujya ku kibuye bambariza igitogotogo urakizi ya moto babaza mu giti biroroshye kuva mu mujyi nimanukiye Nyabugogo nipya ku gitogotogo kandi ubwo uzajya ko none traffic iramfasha ibyo bintu nibyemewe mu muhanda igitogotogo kiremewe mu muhanda wakabimenyese wakabimenye oya igitogotogo ntabwo polisi yacyandikira ntabwo yacyandikira kuko ntabwo gifite moteri
hanyuma se biza kugenda bituri muri ya modoka yawe nziza cyane rero icyo gihe ya yindi wari ufite iriya yarayitwaye iriya yari iy'akazi yego databuja yarayishubije nta kibazo none se uwo muntu mwamenyanye ute rero indi uwo muntu waguterese uwo mubikira ariko nawe nukajya uvugisha ibintu abantu bagutereta kutabavuga rese so bizanye ibintu by'ababitega ibitambaro n'injyo bivuze kandi ako nawe wangiza umunyamunwa urakabye kandi niwo bumbwiye inkuru niba umbwiye inkuru jya umbwira vabo abantu babanerese mbavuge ko oya tubwira uko byagenze nese umuntu yatereta ute kubera amaso kandi yarihaye Imana hari ukuntu twaganiriye nyine muhuriye hese nereka amaso sharangira ngo wa mwana ngo ufite amaso meza ngo wazakubyaraho umwana ego kwa yagenda Kwasara wihaye Imana byashoboka ibyo bintu kubyara umwana abantu benshi mpamvu bago mwihaye Imana nimwe mukora je nago nihaye Imana nihaye Imana mu buryo bwo kwikorera bisanzwe ariko sinavuga ko abantu bihaye Imana se buriya wakubise umugore mu isoko mvise batavuga ko ari pastor yari abantu bihaye Imana umuzara mudukangisha ngo mwihaye Imana hari ababeshya ko bihaye Imana barihaye Satani wahise umutera inda se wahise gukora iki ufite umuntu nese ko yagusabye icyororo warakimuhaye ninde uwo muntu namwe ni toka Satani katika jina la Yesu kuramo ibitambaro ukizwe ubatizwe wakira umwami Yesu se watinyuka kubwira umubikira utyo reka ntabwo ari umubikira winteranya n'abapadiri umubikira ababikira baba wavuze umuntu wari wambaye wari wambaye ibi ni umunyamakuru witwa Gasaro wavuze nge se nambaye ibitambaro wavuze ngo wihaye Imana oya ni umunyamakuru witwa nese wihaye Imana bari umuki ndakwiyamye kandi Gasaro kandi wowe yongeye ntugashake kuturusha ubwenge ibyo mfite birahagije bikongeraho ibindi none se uwo muntu wihaye Imana yari inde yari hajati se yari iki yari antikristo yari antikristo aje kugusha umukozi wari umukozi w'Imana icyo gihe nibyo ariko ngo munuze ngo watokeshaga amashitana akagenda mu cyahafi njya mbona kabisa ati cyakwereka yo mu cyahafi we ati yavugaga Imana reka undebe mu cyumweru gitani yambuye ubushwambaga ati yavugaga Imana daimoni yambura ubushwambagara duhure mu cyumweru gitani ni yambura ubushwambagara ubu ugiye kwibwiyambura ukujya utubwiriza ijambo ry'Imana gusa wowe harera Imana Joseph abanyarwanda babuzizi vabu sate vibe bamwe imyaka yo kurama yagabanuka abandi barwara indwara za stress sibyo turakugira ngo dutange ibiganiro abantu barame kuko bishimye turakugira ngo abantu bakurikira ibiganiro bari mu kazi bakora akazi neza twubaka igihugu turakuri the vibe kugira ngo dutange ibiganiro abantu bishime bareke kujya kwicana no gukora ibintu bibi turakuri the vibe kandi kugira ngo tuganirize abantu tubabwire ko Imana ari y'umutekano n'umudendezo ko gukora ibiganiro bitakwambura umuntu agakiza Imana rero mwayihinduye Imana igendana ubuhiri nimvuga twarabamenye ubugiye wirirwa wisekereza abantu nikorera ibiganiro se nabona umwanya wo kujya gusambana nirirwa muri izi vabu none se gusambana biterwa ushaka kuvanga twataha ugahita ujya byihorera wakijijwe ibyo byawe utarabikora ahubwo vuga ko Imana ikikurinze ikiguhagaritse usengera aho bemera Imana bakemera incungu ko umwana wa Yesu Kristo yadupfiriye akamena amaraso kubw'ibyaha byacu no nkuko wakubaza umuryango w'isengero ebyiri wakubaza umuryango w'isengero ebyiri wawumenya nawe umenya rikabwi niba ari padiri ugufite ntacyo afite niba ari Izayi wa Deperi ni ikibazo ntago ndi umwa Deperi usengera muri hize nakubwiye ko aho bemera usengera uzi ko Yohani 3:16 bavuga yamaye nkazi ni 200 nyine nsubiza uzi ko bavuga nyine urabizi iryo nta muntu utabizi ni wumva iryo somo wararitsindaga ntago ndibuka wicaraga inyuma yanjye iryo somo wararitsindaga hagati igisigo kuko Imana yakunze ari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kubera ko rero yatanze umwana wayo ikibi yewe mbwira 35 yanditse muri buri tutwari telefone ndayiguha iyo telefone si yawe nakubwiye ko ari yanjye telefone yanjye wiko oya ngiye mfite telefone 3 ntabwo wakwigurira iPhone wabanje ugahera kuri iyi mfite niwe wayinguriye we wakwigurira wahereye kuri iyi si akiriye igihe ngiye mfite telefone 3 nkirira ahangaha utaza ahubwo wowe yongwereka nje nkwibwirire
hari igihe kimwe bizasobanuka byose. bazabona wiyambuye ubushwambagara iyo telefone ikuzimiraho wabonye telefone. Njyewe se njye nta bushwambagara nambaye. Mana ndagushimiye ibintu ni amahoro. Mana mbaye ngushimiye. Niyo nibutse. Nabaye nari mfuye rubi. Nakwitura ikimurengezi. Warupfuye rubi. Ariko se umukozi w'Imana. Nakoreka nceceke. Mbuze icyo mvuga kuri Theo mugezeho. Kuki mudahamagara umukozi w'Imana Theo mukirirwa mukora ibiganiro ubundi bimeze bite? Yego. Naho abari kubikora twika. Abikora se ntagaheruka gukora ikiganiro. Biriya nyine zahora bizana ko nta byaha gifite ku nzoga yaziritse ko yasubiye mu rugo nta byaha afite aba yabiza nyine kugira ngo aduhe inkuru. Aha. Gasarureka twitaye. Nico cyatumye avi Yudaya agasubira i Galilaya. Ni Bibiliya se. N'ubundi ntabwo wagendana n'umuvuga butumwa unanirwe kubwiriza. Yiyumvamo na Bibiliya afite oya njye n'utuntu baransana. Yiyumvamo akakwiriye kunyura i Samariya. Nukagera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Iyo uzajya unsomera turi kubwiriza. Komeza tugere. Aho komeza. Umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we nawe ubu umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Oh haleluya. Oh haleluya. Erega tujya n'igihe cyo gusenga. Asante. Amasengesho dusenga aratumbagira akagera ku Mana yacu ikayasubiza. Nk'ubu si tuba tubabwiye n'imirongo ya Bibiliya. Oya none se. Ko tuba bibamo iby'umwuka mwebwe kuki mutatu bibamo ibyo. Utangiye gusaba ituro umva unsuriza bimaze. Dorina Njyewe sindisabye nk'umupasiteri. Wemeye usoma umurongo ngo baguhiture. Umva dori ntashyo. Guturisha ku ngufu birahanirwa. Oya. Umva nkubwira uko mbivuze. Maze gusoma ijambo ry'Imana ndabwa mwakeneze ijambo ry'Imana. Ariko ngira iryo sinsabye ituro. Byibuze uyu munsi tubigishije ijambo ry'Imana ko udakwiye kuba wagirira umuntu neza umurebeye mu ndererwamo runaka. Mugirire neza. Yego. Mugirire neza kuko gumamo. Yego ari umuntu nkawe utitaye ngo aturuka aha naha komoka aha naha. Shuti za Gasaro ibyo birabuse none Gasaro asomye ibyanditswe. Oya naga ari views. Ega wowe uri kirihahira we na cace wayishinga. Ndero wowe uri indwanyi uri kirihahira na cace wayishinga. Views wese nkubaze. Shinga cace nkwereka abagabo wakire Ezekieli wakire Pastor Korode wumvise. Reka mama garejiste mugende niko yongo afuse ko tugiye gushinga urusenge. Uyu abajiste na wamuki. Oya. Ariko buretse gato. Urakoze umaye igitekerezo. Wa mugani urakoze. Imana igumugisha nacyo nsoreza. Reka mama garejiste mu iki kiganiro mubaze impamvu bahora bavuga kuri Mutesi. Urakoze cyane Imana igumugisha. Wa mugani content zarabuze. Dukeneye content icyashya. Yego urakoze. Ni nacyo nsoreza wa mugani. Ubundi muvuga Pastor Mutesi kuko habuze ibiganiro. Habuze iki? Nimero yo kitariho Juste se yabaye ikirone. Juste wabaye iki? Itahire nyine. Oya reka mbahamagare. Oya payi reka twitaye. Oya reka mbahamagare wa mugani mbabaze ni mwabuze ibiganiro. Njya mbahamagara narabahagaritse mamagara. Warabahagaritse? Mamagara Mutesi gusa. Warabahagaritse? Ubu mamagara Mutesi gusa. Reka dutaje. Twitahire ariko. Muri macyanze kubahamagara. Oya njye nushamba bashaka kubabaza iki? Ushaka guhamagara umuntu mwiza jya uhamagara Mutesi. Uhamagare nanjye. Wari mwiza.
kubera ibibazo gusa ubundi ndi mwiza. oya ndavuga mu mico n'imyifatire. Imico n'imyifatire. Cyemezo cy'ubunyangamugayo cyuko utafunzwe. ntabwo bakima baramfunze. Nitaye. Amategeko narayishe baramfunze. Okay, Devaibu TV twari ku Gasaro TV. Sha uracyafite umwuka agenda rushye urabeho. Gasaro TV.